Turi mu isi y'ikoranabuhanga. Wari uzi ko iterambere mu bumenyi n'ubukungu bw'umuntu n'igihugu muri rusange bushamikiye ku ikoranabuhanga? Bari namwe bategarugori, bagabo namwe bahungu, ikoranabuhanga riratureba. Ubufatanye bwacu ni ngombwa mu guhamya neza ubumenyi bushamikiye ku ikoranabuhanga. Ntawe ukwiye gusigara inyuma y'iterambere. Kugira ubumenyi ku ikoranabuhanga ni uburenganzira bwacu twese. Kubw'izo mpamvu Save Generations Organization, umuryango nyarwanda uharanira iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore, uri mu gikorwa cy'ubukangurambaga n'ubuvugizi gamije kugabanya icyuho kiri hagati y'abagabo cyangwa se abahungu n'abagore cyangwa se abakobwa mu kugira uruhare rungana ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu Rwanda. Ushatse kugira uruhare muri iki gikorwa, kurikira imbuga nkoranyambaga zacu kuri Twitter, Facebook, Instagram na website. Kanongere mbifurize ikaze muri iki kiganiro nkuko rero mumaze kubyumva muri iki kirango, nkuko kandi twakomeje kubibabwira. Twinjiye mu mwanya w'ikiganiro. Ni ikiganiro nkuko mubyumvise, tugiye kureba ku mahirwe afitwe n'abagore cyangwa se abakobwa mu birebana no kumenya no gukoresha ikoranabuhanga. Cyane cyane mwabibonye ko twinjiye mu bihe bidasanzwe, twongeye kwinjira muri lockdown mu turere tumwe na tumwe, ahandi mu tundi turere namwe gutaha ni kari cyane. Bivuze ko abantu bagomba gukoresha ikoranabuhanga mu mirimo yanyu yose kugira ngo mudacikirizamo hagati business yawe. Birashoboka cyane ko business yawe ushobora gukomeza kuyikoresha ukoresheje ikoranabuhanga. Ibi ngibi rero ntabwo bireba abagabo gusa n'abahungu gusa, nubwo tubona ari bo cyane bakoresha ikoranabuhanga. Turaza kureba n'impamvu ndetse nuko n'abagore n'abakobwa bazamuka mu birebana no gukoresha ikoranabuhanga. Ni ikiganiro rero cya Save Generations Organization. Muraza kumenya neza, gusobanukirwa icyo ari cyo ndetse n'impamvu y'ubu bukangurambaga bwo gukangurira abagore n'abakobwa kwitabira ibirebana n'ikoranabuhanga. Ni ikiganiro mwumva ku mirongo yacu ya FM ndetse no ku rubuga rwacu rwa internet wa3.keti.radio.rw. ariko kandi iki kiganiro kiranyura no kuri radio Izuba ndetse na radio Ishingiro. Ubwo rero mwese mubwire inshuti zanyu, abavandimwe banyu bazi kuba bari hafi. Niba uri umugore cyangwa se uri umukobwa ukaba hari imbogamizi ufite mu birebana n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga, uraza kutubwira kugira ngo abatumirwa turi kumwe baze gutanga ibisubizo cyangwa se nabo kugira ibindi bitekerezo. Muri studio rero ndi kumwe n'abatumirwa, ndi kumwe na Madame Sylvie Nsanga. Mwaramutseho neza Sylvie? Mwaramutseho. Ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze kudutumira. Sylvie, abantu baramuzi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, akunze cyane kuvuga ibikorwa bishyigikira cyane bizamura abagore n'abakobwa. Murumva ko nibirebana n'ikoranabuhanga ntabwo yasigara inyuma, cyane cyane ko tujya tubona kenshi namwe mwifashisha ikoranabuhanga kugira ngo mumenyekanishe imbaraga cyangwa se icyo umugore n'umukobwa bashoboye muri societe. Ubwo muraza kudusangiza rero nuko mubona imbogamizi ziri mu ikoranabuhanga ku bagore n'abakobwa zagenda zigabanuka. Ikaze nanone mu kiganiro. Turi kumwe kandi muri iki kiganiro na Madame Josiane Ugirumurera. Josiane, waramutseho neza? Ikaze mu kiganiro cyacu Josiane. Josiane rero nawe ni umwe mu bagore bakoresha ikoranabuhanga mu mirimo ye ya buri munsi. Ni umucuruzi, acuruza imbuto ku Kisimenti. Ubwo afite n'abakiriya be bari bushobora kuza no kuduhamagara muri iki kiganiro batubwira ukuntu bakorana na Josiane ku birebana n'ikoranabuhanga. Ariko kandi araza no kutubwira uyu munsi abagore bakora business bakoresheje ikoranabuhanga ni zihe mbogamizi bahura nazo. Nyuma tuze kurebera hamwe uko izo mbogamizi zagenda zigabanuka. Ku murongo wa telefone kandi ndi kumwe na Madame Sandrine Umukunzi. Sandrine, uratwumva? Yego ndabumva. Mwaramutse neza? Mwaramutseho neza, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Sandrine akaba ari we muyobozi ushinzwe ibikorwa muri Save Generations Organization. Araza kutubwira ibyo bakora ndetse n'ibyo bagiye kwibandaho muri ubu bukangurambaga. Turi kumwe kandi na Christelle Muteteri ku murongo wa telefone. Christelle, waramutse? Mwaramutse neza. Ikaze nawe mu kiganiro cyacu.
murakoze. Christelle rero ni umwe mu bagore rwose bafite imbaraga mu birebana no gukoresha ikoranabuhanga. Uraza kutubwira neza muri make ibyo ukora ndetse n'impamvu ubona abagore n'abakobwa bakiri bakeya ugereranije n'umubare w'abagabo n'abahungu mu gukoresha ikoranabuhanga, ndetse n'uko ubona izo mbogamizi zakemurwa. Turi kumwe kandi na Peace Hilary Tumwesigire. Peace, waramutseho neza? Waramutse neza Ines. Yego, Peace ni umuyobozi w'ikinyamakuru Family Magazine, ariko kandi ni na rwiyemezamirimo. Burya iyo uri umunyamakuru ufite ikinyamakuru buri na rwiyemezamirimo, kuko icyo kinyamakuru ugomba kugikora mu buryo bwo kumenyekanisha amakuru, ariko kandi no mu buryo bw'ubucuruzi. Araza kutubwira rero nawe byinshi nk'umugore uri mu itangazamakuru. Ese abagore bari mu itangazamakuru uyu munsi ni izihe mbogamizi bafite kugira ngo imirimo yabo bakora cyane cyane ku birebana n'ikoranabuhanga igende neza? Nubwo twabonye mu bagore b'abanyamakuru baragerageje no kwishyira hamwe kugira ngo ibyo bakora bibashe kugera kuri benshi bakoresheje ikoranabuhanga. Nabo batumirwa rero turi buganire muri iki kiganiro, namwe muratanga ibitekerezo byanyu ku buryo bunyuranye. Muraduhamagara kuri 0788330100 cyangwa se mwandike ubutumwa bugufi na WhatsApp kuri 0787796050. Murabona ariko naho twagiye dushyira insanganyamatsiko, haba kuri Facebook ni Keti Radio, kuri Instagram ni Keti Radio Rwa, ndetse no kuri Twitter ya Keti Radio. Murabona aho insanganyamatsiko, hanyuma mugende mutanga ibitekerezo. Tudatinze rero nagira ngo ntangirane na Madame Sandrine, ubanze utubwire ese Save Generations Organization ni iki, mukora iki, kubera iki kandi mwahisemo kwibanda ku birebana n'ikoranabuhanga ku bagore n'abakobwa? Murakoze cyane Ines, turabashimiye kandi nshimira n'abatumirwa bose. Murakoze kuba mutubajije wenda Save Generations yateguye ikiganiro ikora iki. Mu magambo make, Save Generations Organization ni umuryango nyarwanda utari uwa leta uharanira iterambere n'uburenganzira bw'umwana, urubyiruko ndetse n'umugore. Tukaba tugira gahunda zitandukanye, harimo gushyigikira uburezi bw'umwana w'umukobwa, gahunda yo gushyigikira uburenganzira bw'umwana nk'uko nari mbivuze, gahunda yo guha amahirwe n'urubyiruko ndetse n'abadamu kugira ngo babashe kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hakaba na gahunda tugira yo kurengera ibidukikije, aho dukora cyane cyane ku ruhare rw'abadamu mu kuba aribo bagira uruhare mu kubungabunga ibidukikije. Ni gahunda rero dukorera mu turere dutandukanye, harimo akarere ka Kamonyi ndetse akarere ka Gasabo n'akarere ka Bugesera n'akarere ka Nyagatare. Muri izo gahunda harimo dukora cyane cyane ku bijyanye no kurwanya inda z'imburagihe, aho tugira porogaramu ishinzwe kwigisha ndetse no kongera ubumenyi ingimbi n'abangavu bari mu mashuri ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kugira ngo bibafashe kugira amakuru ahagije kandi bafashe kumenya kwifatira ibyemezo ku mubiri yabo. Muri makeya ibyo byo dukoraho twibandaho, ariko muri izo gahunda zose icyo dushyira imbere ni ikijyanye n'ubukangurambaga ndetse n'ubuvugizi ku byaba byagira uruhare rwose mu byo byashobora kugira uruhare mu guteza imbere umudamu ndetse n'urubyiruko n'umwana. Navuga ko ari muri urwo rwego hateguwe n'ubundi ubukangurambaga burimo burakora cyane ku kugabanya icyuho cyaba kiri mu gukoresha ikoranabuhanga hagati y'abagabo cyangwa se abahungu ndetse n'abakobwa n'abadamu. Nsubiye inyuma gatoya, nk'uko mwabibonye, habayeho inama ejo bundi mu Bufaransa yari igamije guhuza abayobozi b'ibihugu ndetse n'inzego zitandukanye barebera hamwe urugendo rwo guteza imbere ikijyanye n'uburinganire. Ubwo rero niho havuyemo n'ibyo u Rwanda rwiyemeje muri urwo rugendo rwo guteza imbere ihame ry'uburinganire, ariko harimo no gukora kuri icyo kintu cyo kugabanya icyuho kiri hagati yo gukoresha ikoranabuhanga hagati y'abahungu n'abagabo cyangwa se abadamu n'abakobwa.
ni gute twagabanya icyo cyuho, ni izihe mbogamizi zihari, n'iki twabikoraho. Rero nk'umuryango utegamiye kuri leta utari uwa leta nka Save Generations twabonye ko ibyo bintu atari leta yonyine yabikoraho, ahubwo natwe hari umusanzu aricyo twabikoraho. Usanga rero ni byiza ko twatangira kurebera hamwe niki cyakorwa, n'izihe mbogamizi zihari muri ziteza icyo cyuho ku ikoranabuhanga kuri abo badamu, kugira ngo dusesengure niba bikeneye gukora ubuvugizi nabyo tubirebereho hamwe, ariko urugero twese turugendanemo, abadamu bahabwa amahirwe angana ndetse bagere ku iterambere ryifuza. Muri urwo rwego turimo turakora buno buvugizi mu bikorwa bitandukanye, haba ari hano ku maradiyo, wenda n'ibindi bibuze kubivugaho murakoze, ariko icyo twifuza cyane ni ukugira ngo turebe ko atari umuntu umwe wabikora tuvuga ngo leta yagabanya icyo cyuho, ahubwo abafite icyo bakora twebwe twese dufatanye dushyira amaboko hamwe kugira ngo tuzamure iterambere ry'abadamu n'abakobwa. Murakoze. Urakoze cyane Sandrine, wenda ugifite ijambo, twagiye dushyira insanganyamatsiko hirya no hino abantu bagatanga ibitekerezo. Hari uwanditse kuri WhatsApp arambwira ati Ines, aho namwe mwashyizemo ubunebwe, ati ikoranabuhanga twariboneye rimwe, ntabwo ari nko kwiga amashuri aba asanzwe aho abakobwa bari barasigaye inyuma. Ati ikoranabuhanga twariboneye rimwe, kuki abakobwa mwebwe mutaje ngo tuzamukane, kuki mwumva ko muzahora muzamurwa mwasigaye inyuma? Nk'uyu nguyu wamubwira iki Sandrine? Murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza, ari nayo mpamvu wenda turi kumwe n'abantu batandukanye kandi b'igitsina gore barimo ikoranabuhanga kugira ngo tubashe gusesengura neza isambwa ariko byatugereyeho kimwe, ariko ni iki cyagiye kizitira wenda umwana w'umukobwa kwisanga nawe ari muri iryo koranabuhanga ku kigero kimwe n'umwana w'umuhungu. Ndagira ngo wenda turebereye hamwe, nubwo turashimira rwose ikoranabuhanga ryaraje, turabizi hari imirongo ngenderwaho cyangwa se polisi zishyigikira uburinganire, ntabwo umwana w'umukobwa yigeze ahezwa mu ikoranabuhanga. Ariko wenda dusubira inyuma gatoya, navuga ngo ibyo twagiye dukoreramo cyangwa se imyumvire imwe n'imwe, kuvuga ngo umuhungu agenewe ibi, umukobwa agenewe ibi, hari igihe usanga hari ibintu, hari imbaraga zitagaragara zigenda zizitira umwana w'umukobwa kuba yakwisanga mu bintu bimwe na bimwe, si n'ikoranabuhanga gusa, ahubwo mu bintu bimwe na bimwe ugasanga ntiyisangamo bitewe na za mbaraga tuvuga zitagaragara. Izo mbaraga rero nizo tuba dushobora gusesengura, tuzishyira ahagaragara, noneho turebe uburyo twavanaho icyo cyuho giterwa n'izo mbaraga zitagaragara, hanyuma abantu bose babashe kwisanga ku mahirwe angana. Wenda twavuga ngo turaza kukigarukaho neza, n'abatumirwa bahari badufasha kugisubiza neza, ariko aho niho hari ikibazo, ko twabiboneye kimwe kugeza ubu ngubu ikibazo turakibona hehe. Urakoze cyane. Hari n'abavuga bati ikoranabuhanga rikoreshwa n'abantu bakora ibintu bifite ubumenyi buhanitse, abantu bafite amafaranga menshi cyane. Hano muri studio turi kumwe na Josiane ukora akazi k'ubucuruzi bw'imbuto. Ese wowe ahangaha ikoranabuhanga urikoresha ute, urikoresha ryari, urikenera ryari? Murakoze. Ikoranabuhanga dukoresha igihe cyose, nk'uko acuruza imbuto, hari abakiriya baba bakeneye imbuto ku kazi bakatwohereza SMS, tukabiha amamoto akabijyana mu rugo. Niryo koranabuhanga dukoresha. SMS bayikohereza, ese iyo nimero yawe baba barayibwiwe n'iki kugira ngo bamenye ko bashobora kuguhamagara? Abatugana baraza bakaduha amanomero, hari igihe aba adafite umwanya akavuga ati nzajya nkuhamagara unyoherereza imbuto. Nibyo yabikenera akampamagara kuri telefone akambwira ati ndashaka imbuto izi n'izi, akandika SMS cyangwa akabyohereza kuri WhatsApp. Nibwo buryo dukoresha kuri interineti. Ubu se reka tuvuge Josiane, muri iki gihe umujyi wa Kigali tugiye muri lockdown, ubona ushobora gukomeza gukora ubucuruzi bwawe ukagira inyungu ukoze muri ubwo buryo bukoresheje ikoranabuhanga gusa? Inyungu yo
ziba nkeya kubera ko abakiriya babasha guhamagara tukabahahira tukazibashyira mu rugo na moto ziba zihari zacu zibyohereza zikabijyana. Akazi karakomeza, imbogamizi duhura nazo nizo kujya kurangura, umumotari araguhenda ariko kubera ko nta kundi umukiriya atareka kubona imbuto tugahendwa bakazituzanira. Ubona abagore benshi mu isoko mukorana, ubona benshi ubwo buryo barabukoresha cyangwa se hari abavuga bati twebwe tuzajya dutegereza umukiriya ugeze ahangaha? Bose siko tubasha kuba twakora kuri WhatsApp. Harimo ababa badafite amatelefone bitewe n'uburyo abahenze. Amatelefone, kubona telefone ikora kuri interineti irahenda, ntayijya munsi y'ibihumbi 100. Iyo niyo mbogamizi tubona. Urakoze cyane Josiane. Hanyuma Pisi, uratwumva? Yego ndabumva. Pisi, uri umugore uri na rwiyemezamirimo, ubona uyu munsi abagore, reka tuvuga abagore bari mu bitangazamakuru, ubona ibirebana no gukoresha ikoranabuhanga uyu munsi barabyumva ugereranije ni ku kihe kigero? Kugeza ubu harimo izihe mbogamizi? Urebye barabyumva cyane, noneho ubu covid yajeho byarushijeho kuba bashyira imbaraga cyane mu ikoranabuhanga. Ines, urabizi ko abagore benshi baje mu itangazamakuru, ariko kugira ngo bashinge ibitangazamakuru byaje nyuma. Baje bakora nk'abanyamakuru basanzwe, hanyuma ariko bagenda babona ko hari inyungu mu kuba umuntu yakwikorera agashinga igitangazamakuru cye, nawe agashaka abakozi bakora nk'abanyamakuru, agatanga umurimo. Abenshi rero bagiye kuri murandasi. Ibyo bigasaba ikoranabuhanga, bisaba kuba ufite interinete, bisaba kandi kuba ufite ubumenyi mu gukoresha website, kuba wabasha gushyiraho inkuru, ukamenya uko ushyiraho amafoto, ndetse waba ufite na video ukamenya uko uyishyiraho. Nk'umuyobozi rero w'igitangazamakuru urumva ko abagomba kubimenya cyane no kurusha n'abakozi afite, kugira ngo abashe kumenya ese ibyo bakoze nibyo ibyo bakoze nibyo yifuzaga. Wenda Pisi, ntaguciye mu ijambo uti nk'umugore uyoboye igitangazamakuru ibyo bintu ugomba kubimenya. Ikoranabuhanga, ibintu byinshi ni ibintu biriho biza ari bishyashya, abagomba kubimenya abikuye hehe, wabyigishwa nande? Mu Rwanda ikoranabuhanga ntabwo ari rishya cyane, ahubwo uyu munsi igihari gishya ni uburyo noneho bwo gutangaza amakuru, haba mu buryo bw'ako kanya. Kuko ubundi urumva icyahozeho ni ukuba umuntu abasha kumenya kujya kuri computer akandika inkuru. Twatagiye twandika inkuru kuri computer zikajya mu macapiro zigatangazwa, ariko noneho waje gukorera kuri murandasi gutangaza inkuru kuri website, icyo gihe nabyo byasabaga ko umuntu abanza kubimenya. Uvuga uti naherukaga nandika kuri computer, kuri ordinateur, nkatanga kwa chief editor bakajyana bakakora design muri computer, nabwo bakajya mu icapiro. Ariko noneho ubu ngubu ushobora gutangariza abantu makuru nkoresheje internet, kandi akabageraho mu gihe gitoya kandi ku bantu benshi cyaremwe. Nuko rero website zaje uyu munsi rero nyuma ya covid habaye imbogamizi nyine, kugera ku makuru bwabyo biragoye. Abagore rero bari mu itangazamakuru bararebye baravuga bati ibyo byose dushobora gukora ibiganiro biri live, tugastreaminga kuri YouTube, cyangwa se tukaba twagira gutya tugakorana n'umuntu, ashobora kuba ari mu Bubiligi, ashobora kuba ari muri Amerika, ariko ku buryo ibiganiro biba biri live, cyangwa se tukanarikodinga. Ibyo ni ubundi bumenyi bwaje muri ibi bihe bya covid, bwo kuvuga ngo niba ntabasha kuva mu rugo ngo njye mu ntara ahantu hose bitara aya makuru, ariko birashoboka ko ushobora guhamagara umuntu nawe uzi ikoranabuhanga, nkaba nakonekitinga nawe, noneho tukaganira imbona nkubone. Dukoresheje uburyo butandukanye, web, Zoom, cyangwa se FaceTime ku bakoresha za iPhone cyangwa za Apple product. Urumva rero byabaye ngombwa ko abagore bari mu itangazamakuru nabo bavuga bati ntabwo tugomba gusigara inyuma,
tugomba kumenya ikoranabuhanga. Niba abasaza bacu baratangiye itangazamakuru mbere, twe tukazamo nyuma, natwe tugomba kuzamuka tukazamuka kandi tugakoresha opportunity zose zihari mu gihugu ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Uyu munsi internet ntabwo ihenze ku buryo bungana nk'uko mbere byahoze. Hari kompanyi nyinshi zitanga internet, yaba internet iri mu rugo baza bakakwenstarira, yaba internet ugura nyine kuri izi kampani zicuruza internet. Aho uri hose bikaba byagufasha gukora inkuru. Ikindi abanyamakuru b'abagore kimwe n'ab'abagabo, ariko ngenda kuvuga cyane ko b'abagore bagiye bahugurirwa uburyo bwa mobile journalism, uburyo ashobora gukoresha na telefone ye isanzwe, smartphone. Abenshi bafite smartphone, ndavuga hafi ya bose bafite smartphone kubera ko bazi akamaro kazo. Aho ageze akaba yafata video agahita yeditinga muri ya telefone ye, akaba yayishyira kuri YouTube. Aho ageze ashobora gufata amafoto atandukanye, agafata inkuru akarikodinga na ya telefone, akaba ya nkuru yahita yandika ako kanya kuri website. Yego, urakoze cyane Peace. Ese kugeza uyu munsi abagore ntabwo baraba benshi mu mwuga w'itangazamakuru. Ibyo uri kutubwira byose ndumva harimo ibisaba ibikoresho, ibisaba kugura amafaranga. Ese abagore n'abakobwa bari mu itangazamakuru bafite ubwo bushobozi bwo kugera kuri ibyo bikoresho ku buryo bakora akazi kabo neza bakoresheje ikoranabuhanga? Urakoze cyane. Icyo nicyo nanjye no gukurikizaho cy'imbogamizi bafite. Hari imbogamizi ku bikoresho. Ushobora yego kuba ufite smartphone ukabasha gufata ayo mashusho, ariko ntabwo bizaba bifite karite nziza nk'uko waba ufite kamera yabigenewe, kamera iri professionnel. So izo kamera rero zirahenda, ibikoresho byinshi birahenda. Ibikoresho byo gustreaminga live birahenze, ntabwo ari benshi babifite. Ikindi kandi na bwa bumenyi ntabwo nahamya ko bose bafite bwa bumenyi. Noneho rero hakaba n'ibikoresho, niba ugiye connectinga kuri kamera no kuri computer yawe, hari ibikoresho bindi uri bikenere kugira ngo ubashe gukora ikiganiro kiri live cyangwa se inkuru y'ahantu uri. Niba uri ahantu muri stade cyangwa se muri event yindi runaka, urakenera ibikoresho bituma bakukurikiye babasha kukubona. Ya internet yegura yifite kubera ko u Rwanda navuga ko hari icyo ubona u Rwanda rwagezeho cyane ku bijyanye na internet. Ariko nanone ibyo bikoresho hari ukubimenya, hari no kubigura, ubwabyo birahenze. So izo ni imbogamizi rero zigihari, ari nayo mpamvu bamwe bakoresheje mobile journalism bagerageza gukoresha na za smartphones kugira ngo ariko akazi kabo kadahagarara. Indi mbogamizi ikomeye ni muri iki gihe cya COVID. Nubwo ariho cyane cyane ikoranabuhanga ryazamutse, ariko kwicara mu rugo utabasha no kuvuga uti reka mpamagare, nk'ubu twagiye muri guma mu rugo, reka mpamagare wa mutekinisiye wamfashaga ansange mu rugo azamfasha. Urumva ko harimo akabazo cyane. So imbogamizi zirahari zijyanye n'ubushobozi ndetse no kuba COVID ubwabyo yaragize navuga ngo yabaye nk'inzitizi ku mahugurwa amwe n'amwe yakomezaga yigisha abagore bari mu itangazamakuru, by'umwihariko uko bagomba gukoresha ikoranabuhanga mu kazi kabo ko gutara inkuru no kuzitangaza mu buryo zishobora kugera ku bantu benshi icyarimwe kandi bitabahenze. Urakoze cyane. Ubwo mu kanya uraza kuza utubwira niba hari nk'ibisubizo wabona kuri ibi bibazo bikiri mu ikoranabuhanga. Christelle, uranyumva? Yego, ndabumva. Christelle, noneho wowe nk'umugore uri mu ikoranabuhanga, urabanza unatubwire mu kazi kawe ka buri munsi ikoranabuhanga urikoresha ute, urikoresha iki, ukoramo iki, hanyuma unatubwire ese ubona abagore n'abakobwa bitabira gukora nk'ibyo ukora uyu munsi? Murakoze. Nk'uko mwabivuze, nitwa Muteteri Christelle, nkaba nkora mu kigo cya leta cyitwa RISA gishinzwe gukwirakwiza no kumenyekanisha ikoranabuhanga. Nkaba nkora mu ishami rya software, hanyuma nkaba nkora akazi ko gutestinga software. Akazi kanjye ka buri munsi ni ugufasha ibigo bya leta gusuzuma niba software bigiye gukoresha yaba ari ugutanga serivisi cyangwa mu kazi kabo ka buri munsi niba zujuje ubuziranenge.
uyu munsi nk'umugore uri mu ikoranabuhanga navuga ko mu by'ukuri tugenda tubona umubare wiyongera w'abagore cyangwa abakobwa bari muri ako kazi, ariko nanone nk'uko mwabivuze inzitizi ziracyahari. Inzitizi zihari kubera ko yaba ari abo dukorana, abagabo bagenzi bacu, usanga hari ubwo se bumva ko wenda icyo kintu utari bugikore. Urugero nkanjye ndi umubyeyi w'abana 3, niba umwana yarwaye cyangwa iki ugasanga hari opportunity wenda ntabashije kugeraho, cyangwa se ugasanga hari akazi batabashije kuma kubera izo mbogamizi. Ariko ako kazi ukaba wagashobora, ariko bakakureba gutyo gusa ku isura bakavuga bati Christelle ibi bintu ntubishoboye. Oya, apana kuvuga ngo simbishoboye, ariko bakumva ko ntari bubikore neza nka wa mugabo. Tuvuge niba wenda ni mu gihe cyo gutwita hakaba hari akazi ko kujya kuri tere, ugasanga barashaka kugaha umugabo kuruta njyewe wari uhari kandi wenda ashobora nanjye kugakora neza. Ubwo ntitwavuga ko biba ari mu rwego rwo kugufasha no kukorohereza, kuko bavuga bati Christelle aratwite ntabwo twamwuriza imisozi. Ibyo nabyo wenda wabifata gutyo, ariko nanone usanga nkatwe mu kazi dukora muri Risa barabyumva cyane, aho babanza bakakubaza ese urumva ubishoboye, ese wiyumva gute. Ariko hari nk'igihe ujya gutanga support mu bindi bigo ugasanga ntabwo bari kubyumva neza, cyangwa ugasanga barakomplaininga. Izo ni zimwe mu mbogamizi dufite, ariko uko nabivuga ni akazi nk'akandi, turashoboye. Natwe tugerageza gukora neza, kandi ndetse akazi nkora ni njye mugore uri muri timu, ariko usanga performance nanjye ibihagaze neza, niba ariko nabyita. Mbese ku buryo izo mbogamizi numvise hari umuntu wahoze abaza ikibazo ngo kubera iki twasigaye inyuma. Ntabwo twasigaye inyuma, ahubwo njye mbona tunabikora neza no kurusha n'abagabo, kubera ko umugore arashoboye ahava akagera. Murakoze. Christelle, utari wagenda uti muri timu nkora ni njyewe mugore jyenyine urimo, kubera iki abakobwa abagore batitabira cyane ibirebana no kwiga nk'ibyo wize byo kumenya kureba za software, kumenya kwinjira imbere mu byuma bikoresha ikoranabuhanga? Ni ibintu bikomeye cyane ku buryo twavuga tuti utazi ubwenge bwinshi cyane, utari umujeni ntabwo wabishobora. Oya, ntabwo navuga ko ari ibintu bikomeye, ariko nk'uko tubizi no mu muco wa kera hari ukuntu ndetse tuniga ku ishuri, wenda tunahereye muri segonderi, nkanjye nize imibare n'ubugenge, ariko ugasanga n'ubundi biracyari cya kibazo twahoze tuvuga ko abakobwa usanga umubare ari mutoya. Ariko ntabwo navuga ko bikomeye. Ikintu cyose ubu ngubu aho wava ukagera, niyo wajya mu buganga, niyo wajya mu bwarimu, icyantu cya mbere ni ugushobora. Ntabwo navuga ko ari ibintu bikomeye, ariko nyine turacyafite ikibazo nk'uko muri zindi domene zose zitandukanye usanga abakobwa ari bake, ariko jye sinavuga ko bikomeye. Hanyuma icyo nakongeraho wenda kuba barumuna bacu badukurikiye, hari porogaramu nyinshi zigenda zibaho. Hari Girls in ICT, hari amahuriro menshi agenda ahugura abana batoya b'abakobwa kugira ngo bumve ko ari ibintu byoroshye, aho nkatwe iyo tubonye platform nk'iyi tuza gutanga, niba nabyita témoignage, tukagaragaza ko tubishoboye, tukagaragaza ko tubirimo, tukagaragaza ibyiza bitugezaho. Nkangi bukuba ndi umuntu uzi ikoranabuhanga, hari ikintu byangabanyirije. Ubu ngubu numvise hano dufite abacuruzi, nubwo nabo barikoresha, ariko nkanjye ushobora guhaha, ushobora gutuma ikintu kikangeraho nkakishyira nkoresheje ikoranabuhanga. Ibyo byose ni byiza turiboneramo, ku buryo ngewe navuga ko ari ibintu byiza. Nankuraje abarumuna banjye, nankuraje abatwumva bose, umwari wese n'umutegarugori ahari akumva ko ari ibintu yashoboye, kandi nta gihe kijya nta gihe ntarengwa cyo kwiga ibintu. N'uwaba wumva bikunze yabishobora rwose. Icyo nge nicyo numva navuga. Urakoze cyane Christelle. Sylvie, tugaruke hano muri studio. Sylvie, ndagenda ndeba n'ibitekerezo abantu bagenda bandika kugira ngo tuze kubitwarira hamwe, message zitaza kuba nyinshi. Wumvise imbogamizi ziri mu ikoranabuhanga, ariko kandi hari n'uwanditse ati abakobwa mwamenyereye utuntu turi soft, no kuvuga utuntu tworoshye, ibyo gukoresha ikoranabuhanga mukinjira mu nda ya mudasobwa, ako nakazi k'abagabo. Hari abantu bacyumva
kuvuga ko ibi bintu ariko bimeze nawe yanditse ati ntumvuga izina yatinye ko muvuga izina ariko ubona uyu munsi ari akahe kamaro ko gutuma umugore n'umukobwa nawe yinjira akamenya gukora ndetse no gukoresha ikoranabuhanga? Murakoze cyane mu by'ukuri kuvuga abagenzi banje bamaze kuvuga biragoye kubera ko bavuze experience yabo n'ibintu babamo buri munsi realite. Gusa icyo nashakaga dutangirireho nuko twese twakumva iyo tuvuga gap cyangwa ibyuho hagati y'umugore n'umugabo mu gukoresha ikoranabuhanga. Mu by'ukuri ikoranabuhanga ni ryinshi ariko ubu ngubu turavuga digital technology cyangwa technology reka tuvuge ikoranabuhanga ryadufasha no muri uru rugendo cyane cyane communication. Nananiwe kuvuga digital mu kinyarwanda. Ni ukuvuga ubushakashatsi n'abahanga muri iyi domaine bagaragaza ko kugira ngo icyuho kigabanyuke hagati y'abantu nuko icyo cyuho cyonyine ku ikoranabuhanga bavuga ko ari difference cyangwa gutandukana kw'abagore muri rusange gutandukana kw'abantu gukoresha technology. Uko gutandukana rero kwaba kuri hagati y'umugore n'umugabo, haba kuri hagati y'abantu babana n'ubumuga n'abatabana n'ubumuga, n'abafite ubumuga, ukaba buri hagati y'abakire n'abakene, ukaba buri hagati y'ahantu tuye location. Niba ntuye Kigali n'utuye Rubavu wabona hari avantage naba mfite mu kubona network nziza tuvuga MTN cyangwa Airtel kumurusha cyangwa umuntu uri ku musozi. So iryo tandukanyirizo ryose niryo bita digital divide cyangwa gutandukana mu gukoresha ikoranabuhanga. Rero iryaduhuje ahangaha uyu munsi cyangwa insanyamatsiko ni tandukanyirizo hagati y'umugore n'umugabo. Ngira ngo mbere yuko tunajya muri iyo difference hagati y'umugore n'umugabo turebe no mu buzima bwacu bwa rusange bwa buri munsi kuva amateka yacu kugera ubu ngubu mu by'ukuri ukuntu umuco wacu umeze. Hari itandukanyirizo no mu mirimo dukora mu rugo. Turashima leta yacu kubera ko mirimo dukora mu kazi usanga twese baduhereza akazi, ndetse hari na politike zitandukanye twakwita affirmative action zagiye zinatuma abagore binjira muri sector bakavuga ni batatu batsinze ariko kubera ko umukobwa ari wa kabiri reka tumuha umwanya tumufashe kumuha skills zatuma akora neza aka kazi. So hari byagiye bitandukana byo mu kazi kari professionnel kugira ngo abagore babateze imbere. Ariko wasubiri inyuma ngira ngo ndajya no kuganisha ku kibazo umuntu umwe yavuze ngo twese twayiboneye rimwe. Yes, twese twayiboneye rimwe ariko burya iyo uduhaye ikintu rimwe ntabwo ariko twagikoresha kimwe, bitandukanye n'ukuntu twabayeho twakuze, ukuntu twabonye ba role model mu buzima. Nkanjye niba warakuze ureba ko umugore ari umwarimu wize, umugore ari umuforomo atari umuganga, amahirwe menshi nuko utazaspiringa kuba umuganga. Amahirwe menshi niba tutarabonye abagore mu ikoranabuhanga cyane nkanjye nubwo nanjye nize ikoranabuhanga nka Christelle ariko wabonaga ko udafite abantu urebereraho. Bari abagabo buri munsi. Ni ukuvuga ibyo byonyine ni imbogamizi. Rero abantu bavuga ko twaboneye ikoranabuhanga rimwe bibuke urugendo umugore arimo, ariko twanaba turifitiye rimwe ubu ngubu. Ariko kubera nanone za nshingano zanjye zindi mvuye ku kazi, iyo tuvuye ku kazi ndatekereza ba Christelle ni ukuvuga tuvayo turi umugore n'umugabo, buri muntu ajya iwe. Umugabo aragera mu rugo, agerayo mu rugo aruhuka, yicara kuri televiziyo avugisha abantu, anasetsa abantu bose. Ariko ngewe umugore ndava ku kazi njya guhaha, nava guhaha nagera mu rugo ngateka, namara guteka ijoro riraje abana bararyamye ndebye niba bakoze devoir. Nta nubwo ndi bwicare cyane kuri ya televiziyo menye ikoranabuhanga ryaje ryatuma ngira umutekano ku ikoranabuhanga, ka application kaje katuma numva umuziki cyangwa katuma nkora ikintu runaka. None ugasanga izo nshingano z'umugore muri rusange muri societe nubwo bwose twufite ibintu ntabwo bivuga ko umugore agura telefone 100 umugabo akaba yayigura 50. Oya, nitujya ku isoko turayigura kimwe ariko ntabwo turi bu maximize igihe kimwe kubera n'umwanya utandukanye. Ako karakantu kamwe navuze ariko muri rusange ubushakashatsi buragaragaza kugira ngo umugore akoreshe ikoranabuhanga nuko yarigira mu ntoki ye akaritunga, nuko yamenya kurikoresha akumva ko afite umutekano mu kubikoresha. Rero ibyo bintu byose ukuntu tubivuga hari ubushakashatsi bugenda bugaragaza ko iyo umugore afite 100,000 araza gutekereza kugura imyenda y'abana, kugura ibana ibiryo, kubavuza uwatavuje ukwezi gushize neza. So n'ubushakashatsi bugenda bugaragaza ko
investment n'amafaranga make ari mu maboko y'umugore afite tendance yo kushira mu bindi bintu none tugeze ku bumenyi ugasanga nanone ngira ngo nanabisubiyemo wa mwanya wo kwiga utuntu dutandukanye ntabwo mvuga ko abagore tutajya mu kabare ariko tendance nuko umwanya w'umugore wa maximiza mu bintu simvuza ngango n'abagore bose ariko nicyo ubushakashatsi buri kugaragaza ko imwe mu mbogamizi abagore bagira kutayitabira ikoranabuhanga nuko baba badafite ubumenyi ubwo bumenyi babubonera mu ishuri ariko nanone twibuke ko abagore benshi mu Rwanda n'ahandi bize gakeya nicyo twita kuba badafite literacy ubumenyi bw'ibanze bwo gusoma no kwandika rero iyo udafite ubumenyi bwo gusoma no kwandika bw'ibanze bwa wundi wareba ni note ukamenya uko imeze ikoranabuhanga riraza kukugora ni bande benshi batize imibare irimo iragaragaza ko ari abagore kwisi rero kuba abagore batarize cyane niko bitabira n'ikoranabuhanga gakeya noneho ikindi nuko bumva bafite umutekano ninjya kuri social media nga postinga foto ukanyita ngo yandaya urumva ko muri nje harazi ikintu kivuga okay sinshaka kuvuga kuri dynamisme y'uburaya mani mbabarire namwe mumbabarire ariko nimbona jugement zitandukanye biraza kutuma nigunga ntazakoresha rya koranabuhanga iki kintu kiriki iyo nkigiyeho ndahunga navuga ikibazo cyanjye ngo ariko ni wowe wabyiteye kuki wambaye kuriya navuga iki ibyo bintu byose bitandukanye muri societe bituma abagore bataenjoyinga technology niyo mpamvu isi ubu ngubu bitabiriye ni hohoterwa rikorera ku ikoranabuhanga ngira ngo Sandrine yigeze avuga ku nama iherutse kuba yo twanagizemo n'amahirwe u Rwanda rukaba rwaremereye isi kurifasha cyangwa gukora ku bintu bya technology ikoranabuhanga ngira ngo itariki ya mbere abanyarwanda benshi bumvije President wa Republika avuga ku kintu cyitwa generation equality ni inama imwe ikurikira inama yabaye hahise imyaka 25 Beijing yaje ivuga ko c'est vrai ko nyuma y'imyaka 25 hari ibintu byinshi byakozwe ariko hari byinshi byakabaye byarakoze bitakozwe noneho bihereza gahunda y'imyaka 6 ivuga reka nze dufate ibintu twumva biremeye byatuma tutekereza ko twagera no kwiterambere ariko tubikore bitari ukuvuga ngo gupromisinga ibyo abantu bazakora ariko abantu bavuge ama action cyangwa ibikorwa bazakora ni kuriya byari mu buryo butandatu icyambere cyari muri economy nute twateza imbere ubukungu bubereye bose ubukungu burimo abantu bose nute twateza imbere ubuzima n'umubiri muri rusange w'umugore tugateza imbere feminisme kubera ko feminisme yaje kugaragara nk'ikintu kimwe gifasha isi kurebera abantu bose kudatandukanya cyangwa kutadiscriminating abantu ikindi cyari kirimo cyari guteza abagore imbere mu bidukikije kubera ko ibidukikije bigira ingaruka ikomeye cyane ku mugore simvuze ko itabera no ku mugabo ariko cyane cyane barimo baravuga iyo umugore ari ahantu hatari amazi kubera amashamba mwayakiye urumva kubera ari umugore ujya gushakisha amazi cyane nk'iwacu urumva ko biramu affecta cyane bigatuma n'abana b'abakobwa batiga noneho hazaho n'ikintu cyo guteza imbere ikoranabuhanga kubera ko turi munsi y'ikoranabuhanga turi mu isi ho ngewe nyita digital parenting iyo turera ku ikoranabuhanga kubera umwana uramufasha devoir ku ikoranabuhanga so tugiye muri iriya commitment nyakubahwa president yakoze aravuga ngo ngewe ndumva ko ikoranabuhanga rifite akamaro kandi ryateza abantu imbere cyane cyane abagore akaba yarakomitinze kongera umubare w'abagore bakoresha barifite mu ntoki zabo muzi ko hari na gahunda ya Connect Rwanda u Rwanda rwari rwaratangiye mbese nta nubwo ari bishyashya no kubongerera ubumenyi ariko gukora ku buryo politike zacu zikoranabuhanga n'ahantu hose twita ibyumba mpahabwenge cyangwa innovation hubs n'ahandi hose haba inclusive ni ukuvuga habera umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu kimwe habera umuntu ubana n'ubumuga umuntu ufite ubumuga n'utabifite nibyo bita inclusion rero tujyanye kubera ikinyakubahwa President wa Republika yaba yarakomitize kuriya twese tuzi ko ari umuntu ukunda ikoranabuhanga kandi umuntu ukunda guteza imbere abagore muri rusange niyo mpamvu iyi campaign Save Generation yatangiye yibanda kuri commitment y'u Rwanda ikabishaka ko twumva ubwo busumbane n'ubuhe twanabukemura dute rero nk'uko navuze
navuze izo mbogamizi ziri mu bice bitatu ariko buri kimwe cyose wagenda ukijyamo cyane ni kuriya no ushaka no kubikemura niko wanabikora ni ukuvuga ugakangurira abagore ukabereka akamaro k'ikoranabuhanga ariko ikibazo si ukubereka akamaro k'ikoranabuhanga gusa ni no kuri baha tugashora ese ko tugenda tugafata ideni y'inzu kuri banki tugafata ideni y'imodoka kuki amabanki ataduhereza amaloni y'ikoranabuhanga no naba mfite abana batanu nkabagurira buri muntu computer ko nkishura buhoro ariko ubu munsi naba ntafite amafaranga yo kwigura ndabizi mu bindi bihugu birakorwa ariko ndatekereza ko ari iyo mpamvu n'u Rwanda ruri ku coordinatinga isi muri iki gikorwa nabyo bizahagera nanone hari politiki ya GBV dufite kimwe mu bintu navuze ni ihohoterwa abagore bagira ariko iryo hohoterwa ndashaka ko turyumva mu buryo bugari nimba nguze inite zanjye za bando kuri MTN ngewe nk'umuturage ntuzimpereze urumva ko uramuhoteye pe n'uburenganzira bwanjye more likely umugore araba discourage kubera wa muco wacu tuzi ko umugore aragenda bari kagasensa nakabaye nakaguza imboga z'abana kandi ya bando yajyanye nzirirwa mpamagara se mbo kurari ama company aduhereza ama inite ntabwo mvuga MTN gusa ariko n'izindi zose urumva iyo ni imbogamizi ni kimwe mu bintu rura ndabizi ko ari ishinzwe kudiringa na telecom companies igomba gukemura icya kabiri nuko tugira ikinyabupfura kwikoranabuhanga ikinyabupfura mvuga ukuntu utazi wanje ngo ntuke kuki ugenda kwikoranabuhanga ukantuka muri rusange simvuga ko ari abagore batuka gusa tubona abantu banatuka n'abayobozi n'abantu batandukanye ariko ya mico na value zacu z'abanyarwanda tuvuga iyo uhuye n'umuntu mukuru uramusuza umuntu mukuru urahaguruka ukamuhereza intebe waba uri muri ni ibintu tubona bitakara iki gihe ako ni ibintu byakabaye bihari rero kubera turi kujya mu isi y'ikoranabuhanga urabizi ko u Rwanda ubukungu rwabo bwo bushigiye kwikoranabuhanga ni ibintu batangiye isi imyaka 20 ntabwo umunyarwanda yaba hatavuze ikoranabuhanga ntabwo yaba nta mucuruzi ubu ngubu ahantu hose tujya turabaza ufite momo umuntu utafite momo ntabwo umugurira ugenda ku wundi kubera utayafite rero turi mu isi ikoranabuhanga turi mu Rwanda rw'ikoranabuhanga kandi mu by'ukuri uruhare rw'abagore mu bukungu turabuzi muri iki gihugu uruhare rw'abagore mu iterambere muri rusange mu buyobozi mu miyoborere myiza mu kwigisha abarimu benshi usanga harimo abagore abaforomo benshi usanga harimo abagore rero abo bagore ni tutabahereza ikoranabuhanga baritunge bamenye kurikoresha banumve ko rifite akamaro tunabahereze na content yababera aba bagore bazasigara inyuma nibasigara inyuma uruhare runini tuzaba dutakaje nk'igihugu urakoze cyane Sylvie urabisobanuye cyane rwose mu buryo bwumvikana ahangaha wagiye ukora ku mpande zose ariko ahari umuntu wanditse ubutumwa bugufi Sandrine urahari yego ndahari hari umuntu wavuze ati erega ibintu byose abagore mutangira kubyica iyo mwabigize iby'abagore gusa nk'ubwo muravuga imbogamizi abagore bafite mu ikoranabuhanga ariko ntimushyiremo abagabo iyo gahunda hari abagabo barimo kugira ngo nabo babyumve kuko umugore ntiyazamuka wenyine bya bindi Sylvie yavugaga bya inclusion kutagira ubuhezwa inyuma muri iyi gahunda ya Save Generations Organization haba harimo n'uruhare rw'abagabo kugira ngo abagabo nabo bafatanye n'abagore mu kumva ndetse no kuzamurana mu birebana n'ikoranabuhanga murakoze cyane nk'uko mubivuze mu by'ukuri ntabwo uru rugendo ruvuga ngo iterambere ry'uburinganire wenda cyangwa se umugore yabona amahirwe mu kintu runaka hatabayemo nanone n'uruhare rwa basaza bacu cyangwa se rw'abagabo niyo mpamvu uruhare rwabo muri uru rugendo rwo gushyigikira bashiki babo ruba rukenewe ahangaha nahera ku kintu gisa nk'imbogamizi kuko tuba tuziriho ariko reka nongere nse nk'ikigaruka kugira ngo turebe uruhare rwabo aho rugomba kuba nanone rushingiye cyane usanga kenshi nk'uko Christelle yabigarutseho no guhera mu mashuri usanga n'ugiye mu mashuri wenda kwiga ibyo by'imibare n'ubugenge n'iki umubare munini ni uw'abahungu kuruta abakobwa wanajya muri iryo shuri wakumva ko nawe waje kwiga ibyo bintu ukabona nabo basa nk'aho bikanze ukuntu ngira ngo baraza kongera badufashe ku birebana n'ikoranabuhanga ibi ni bimwe mu mbogamizi ikoranabuhanga rihura naryo baraza kongera badushyirire abo turi kumwe ku murongo ariko kandi ari n'ubutumwa bugufi abantu bagiye bandika yati mwaramutse turi kumwe kandi turabashimiye kuri icyo kiganiro mwateguye undi nawe ati ubundi umugore ni umubyeyi w'isi iyo agize icyahezwamo nta na kimwe kigenda neza
twashimishijwe nuko mwatekereje kuri uwo mumama ucuruza imbuto mu isoko. Ni ukuri tugiye kubakenera cyane muri iki gihe cya lockdown. Josiane, uyu munsi iyo urebye uburyo mukoresha ikoranabuhanga mu kazi kanyu, ese ubona abagabo babarusha imbaraga mu birebana no kurikoresha ku buryo bwihuse, cyangwa se kumenya kuvugana n'abakiriya, kumenya ibyo bakeneye no kubibashyira mukabibasangisha mu rugo? Ahangaha mubona abagabo koko bafite imbaraga zirushije izanyu abagore? Abagabo bashobora kuba bafite imbaraga kubera ko abagore bagira akazi kenshi mu rugo. Shobora kubona umwana arwaye nk'abantu banza kumujyana kwa muganga, umugabo yagiye mu kazi akaba ari we wenda utanga serivisi igihe bashaka bakambura kubera ibibazo duhura nabyo. Urakoze cyane. Ubundi butumwa bugufi turakomeza tuvugane gahoro gahoro na Josiane. Mwumvise yagize ikibazo cy'ijwi. Hari uwanditse aravuga ati Sylvie, ibyo uvuga nibyo, ariko kandi namwe hari igihe mbona abagore mugira feminism mukayizana no mu bintu bitari ngombwa cyane. Ikoranabuhanga mbona ahubwo ari mwebwe muzi kurikoresha. Njya mbona uburyo mutanga ibitekerezo kuri Twitter, ahubwo ikibazo gihari ntabwo ari ukumenya gukoresha ikoranabuhanga. Ikibazo abagore n'abakobwa bagira ubunebwe mu birebana no kubyaza umusaruro ikoranabuhanga bazi. Anga baravuga bati ikibazo ntabwo ari uko ikoranabuhanga abagore batariza, ahubwo kumenya kuri byaza umusaruro nicyo kibazo. Nawe niho ubona ikibazo kiri? Yes, ngewe ndatekereza ko nabanza namuha ukuri kuri icyo kintu avuze. Nimba abagore batabyaza umusaruro ikoranabuhanga, ibyo deja ni ikibazo tugomba kuadresa. We yabyise n'ubunebwe, ubyibuke. Byaba passive. Ndashaka kumuhereza ukuri, byaba passive nk'ubunebwe. Niba mfite iPhone ifite capability zitandukanye nkaba ntayibyaza umusaruro, mu by'ukuri wanyita umunebwe, kubera ko that is the perception ndimo ndatanga, kubera ko ntabwo nyimaximishije. Ariko rero ndashaka uwo muntu kumusubiza inyuma, mubwire ko mu buzima dukura na basaza bacu hari ukuntu bagiye baba expose ku bintu twebwe tutabayeho expose. Nkaba ngiye kurira nk'ahantu ni ibintu tubona, ariko nta mukobwa wurira aho ngaho uragwa. Urumva rero ukuntu twakuze byagiye bitu rimwe na rimwe, nubwo bwose atari ukuvuga. Ndumva ko bafataga umwana w'umukobwa nk'umuntu uri fragile, woroshe, umuntu wavunika, umuntu wakora iki. Nubwo bwose ntabyemera, kubera ko watuma ngewe ntagenda gukina umupira ngo baramvuna, ariko ugasigara unkoresha akazi gakomeye mu rugo. Niko bimeze. Ariko ugasanga muri rusange ntabwo twebwe abana b'abakobwa n'abahungu mu muco wacu twakuze dufatwa kimwe, tuba challenged kimwe, ku buryo usanga byanangiraho n'ingaruka mu buzima bwo kutafata risk, bwo kudatekereza peut-être ko iyo telefone nayikoresha ibintu byinshi kubera niho nkiyibona. Ntabwo nabaye expose. Ariko nanone peut-être ko atari kugira ngo ikoranabuhanga rinagirire n'umuntu akamaro, nuko iryo koranabuhanga riri gusubiza ku bibazo by'uwo muntu akeneye. Nimba ndi umuhinzi, niriho koranabuhanga ushize mu ntoki zanjye ko nkeneye kumenya ingemwe cyangwa imbuto ntera mu murima, nkeneye ikoranabuhanga rimpereza ubwo bumenyi. Ingemwe natera hano zimeze zite? Ese ubu butaka ndimo ndahingamo bumeze bute? Ese ikirere kimeze gite? Mbitere ryari? Urumva ko kugira ngo ikoranabuhanga rigire wa mugore akamaro, nuko content iba appropriate, niko babyita. Rero mu mwanya izo content zidahari, tendance yanjye yaba ari kuba kuri social media gusa, kubera ko niyo content ndi kubona inyentereza. Ariko peut-être hari izindi content zanyentereza kurusha. Ndatekereza kugira ngo duteze imbere umugore, nuko tugomba kwiga uwo mugore ninde, uwo mugore akora iki, ari hehe. Peut-être ko umugore utuye Rubavu
atandukanye nanjye mu rwego rwo gukora business kubera tuye nko ku mupaka umugore utuye ahantu begereye ahantu abantu bacuruza tendance iraba mu bucuruzi ese uwo mugore ni irihe koranabuhanga tumuzaniye so bijyanye n'umuco wacu ko abagore n'ubundi twagiye dusigara inyuma mu mateka mu bintu bitandukanye tutagiye twitabira ibintu apana ko tutabishaka ariko kubera ko ibyo bintu twumva ari by'abagabo niyo mpamvu arega hari n'abakobwa bakeya muri science kubera ko hari kimwe cyo kuvuga ko abagore ntibajya mu bintu bikomeye ariko hari na zambogamizi zindi nimba uri mu mihango wiga science urumva ko udafite utwo twenda tw'isuku umunsi umwe cyangwa 2 cyangwa 3 urasiba nusiba buri kwezi iminsi 3 twese turabizi ko mu mibare yo asibye iminsi 3 bisaba ko hagira umuntu gusobanurira kugira ngo catching up ushobore no gukurikira rero niba hatabaye umuntu bigufashamo uragenda usigara inyuma uzajya kurangiza ufite amanota makeya kandi wari umukobwa w'umuhanga niba ajya kuorienta abantu muri science usanga abakobwa ntibahari rero kuadressa ibibazo by'abakobwa ntabwo ari ukuvuga gusa ngo mbahaye telefone abagore n'abakobwa mu ikoranabuhanga ntabwo ari ukuvuga ngo mbahaye telefone gusa ahubwo nuko to assessing it holistic approach tugomba gufata tukavuga icyambere nuko umugore akoresha ikoranabuhanga sibyo dushaka rimugirira akamaro rimuteza imbere niba ari umumama mu rugo rimufashe kurera abana be neza gukurikira amadevoir no guhaha neza nkatwe tuba dushaka guhaha ya mbuto n'imboga ni umunyamakuru nkawe na Peace mwavugaga ryabafasha gute ni umuganga mu kazi kanjye ryamfasha rite noneho tukavuga ryakoranabuhanga kugira ngo rizanamenye ko rigomba ku addressing gender balance nuko rigirwamo n'abagore nabo barikora kubera ko twatekereza ko ikoranabuhanga kugira ngo tuvuge uburinganire nuko abagore barikoresha gusa oya nuko n'abagore bari producinga kubera ko iyo muri guproducinga product abantu ba muri production urumva ko hari kugira kudiscussinga cyane kuvuga iri koranabuhanga ryaba rite ese iyi windows sinzi ukuntu ntagenda mbivuga mu kinyarwanda ariko aka kantu kajya hano cyangwa kajya hano rero iyo harimo umugore n'umugabo mu bantu badiskita ukuntu iryo koranabuhanga ryaza risa urumva ko amahirwe menshi ubushakashatsi bugaragaza ko rizaza adressa ibibazo by'abagore n'abagabo muri rusange reka dufate akaruhuko gatoya dukurikire n'amakuru ya saa 4 hanyuma turagaruka mu kanya gatoya dukomeza n'igice cya kabiri cy'ikiganiro cyane ko hari n'ibibazo byinshi abantu bakomeje kohereza iterambere mu bumenyi n'ubukungu bw'umuntu n'igihugu muri rusange bushamikiye ku ikoranabuhanga bari namwe bategarugori bagabo namwe bahungu ikoranabuhanga riratureba ubufatanye bwacu ni ngombwa mu guhamya neza ubumenyi bushamikiye ku ikoranabuhanga ntawe ukwiye gusigara inyuma y'iterambere kugira ubumenyi ku ikoranabuhanga ni uburenganzira bwacu twese kubw'izo mpamvu Save Generations Organization umuryango nyarwanda uharanira iterambere ry'umwana urubyiruko n'umugore uri mu gikorwa cy'ubukangurambaga n'ubuvugizi gamije kugabanya icyuho kiri hagati y'abagabo cyangwa se abahungu n'abagore cyangwa se abakobwa mu kugira uruhare rungana ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu Rwanda ushatse kugira uruhare muri iki gikorwa kurikira imbuga nkoranyambaga zacu kuri Twitter, Facebook, Instagram